ibintu biri mu Nzove ndabikuzaniye irasigarana abantu ikiri kubera mu Nzove umwataka derby irabura amasaha 48 kuri stade Amahoro saa 12 n'igice APR yaraye camp yinjiye muri Rayon camp Sport igiye kuyinjira ariko Rayon Sport kuri kote iri technique no kwiteguye derby bura iyo minsi ibiri bimeze bite mu Nzove n'umwihariko wacu mu Nzove mu kanya harangiye imyitozo yamaze amasaha 2 niyo myitozo ya mbere yo gukora kuri tactique umutoza Bruno Ferri yaratangije niyo myitozo ya mbere abantu batangira kureberamo ibitekerezo bya Bruno Ferri kuri match ya APR kwikubitiro umutoza yagaragarije abarebye imyitozo bose ko aba bakinnyi yazanye bishobora kutaba kuri match ya APR bikaba kuzikurikiyeho ariko aba bakinnyi yazanye azarwana no kubakinisha ku bwiza no ku bubi kuko atabakinije kandi aribo bazanye yaba failinze bivuze gushyira ikipe mu gihombo. Adelaide turimo turajyana neza mu Nzove abayo deka ariko deka icanganye cyane ku buryo utavuga ngo watangira go predicting abazakina kuri APR nawe byanze bikunze ababizi ko amakuru ari gomba gusohoka agomba kugerageza kugora adversaire kumenya amakuru n'ikipe y'abaturage ariko yayivanze cyane dore kuntu yatangiye imeze nzajya mbabwira ikipe ya mbere namwe muzajya mwibwira ikipe ya kabiri ikipe ya mbere yatangiye irimo Olivier Kwizera Gishweka Mado iyo kipe yari ifite kuri kabiri Serumogo Ali Omar amakuru mfite nuko akunda Serumogo kurusha Kabange ntabibonye se umukino wa mbere cyiza oya niba akunda umuntu ukina umupira ngo ntashaka kick and rush byo gutera imbere bya buri kanya ndashaka umuntu utuza agakina na bagenzi be gusa ntibivuze ko kuri match ya APR ari hame ko ari Serumogo oya ibyo nibyo abantu baba bareba hafi gatatu yarakize watangira kubyibaza niba match iheruka ari wayakinishije cyane n'ubu yarari mu ya mbere gatatu yarashyize Ben Aziz Dao mu ikipe ya mbere ibyo kuvuga ko amaze umwaka adakina ibyo ntabwo abizi Ben Aziz Dao ufite ibikabyo ufite ibintu nk'iby'abakinnyi ba Real yambara ikintu gutya agapfuka isura kirango kimufasha ngo kudahumeka byoroshye ngo muri match ngo biramworohereza cyane muri axe centrale hari Yannick Bangala Litombo bakunda kumwita ngo ni mzee wa kazi chafu babimwiteye Dar es Salaam akazi gasa nabi ni umuntu uritura cyane yarari kumwe na Chimanga Chilembi abanyamahanga bamaze kuba batatu muri defense hagati mu kibuga Fisto sewe na harimo uwitwa Faustin Likau Pizarro Kitoko ari kumwe na Richard Ndayishimiye na Kitoga Tony 10 iyo niyo mediane birira ikiri kuzakina uruhande rumwe hari Jesus Cindy Paul urundi ruhande hariho uwitwa Joachim w'umubeninwa bakunda oya Vinyinu yarari ku ruhande uwo mukinda muvuga ukwe uburetse gakeya yatakisha Asman abanyarwanda bari nubwo ni Serumogo ni Olivier na Jesus ubwo abanyamahanga ni 8 muri abo bakinnyi bivuze rero ko Abeda yaba ateno kuri bench kuko 8 byabivuga ko Abeda ateno kuri bench 8 babanjemo ariko ndakubwira uburyo byagiye bihinduka cyane uwitwa Vinyinu ariko mukanya turanabikomerezaho ngo niwe mukinnyi waciye impaka mu Nzove wenyine oya umunyabene w'umuwinga abandi bafite ntagara abamaradroisi babakirivuga ati nk'uyu yageze ahate ubona ko agatushe karahari ari byo gukwimprovinga ari bikinyi hari ama point positif arahari ariko Vinyinu nimuzatungurwe mu mahoro abanje Vinyinu nimuzatungurwe mu mahoro abanje Vinyinu reka nze mbabwire impinduka zageze iko. Since we've started, you've been with us. 87.6 Radio 10. We lead. Others follow. Ngabo komeza.
analyse aho kantu niko idara ngo yibutsa abantu radio turi bataza no kuyoba akaruka avuga ari kugasubira Alega we lead others for no since we started you've been with us we lead others nabanye natwe kuva dutangira ngabo y'icyondo abandi turayoboye abandi uriya muntu nabonye atera jongere ibintu by'amajongere yicaye hasi asobanya amaguru mbona uburyo bayimupasaga yifungira inyuma ukuntu mbona afite tekinisite ngo abo bandi bose twavuze bashya abe Yannick Bangala abe Kimanga Kirembi abe Aziz Bendao bashobora kudakina match ya APR byo kubanzamo kuko n'impinduka zakorwaga ngo babaye bihuti abakinnyi abo yahinduraga byihutiye kubahindura ntago ari ibintu byatinze cyane ariko ngo Vinyinu yakiniye mu ikipe ya mbere igihe kinini atwara abantu ubwo ninde wahuye n'ibibazo dore rero ngo uburyo akina kuri karindwi akina kuri karindwi ngo bahuraga ngo uburyo rero babigenza ngo we na Asmani bafite n'akantu ko kugurana barakabonye ko uyu mutoza agakunda cyane Vinyinu akanyuzamo akajya kuri atake Asmani akanyuzamo akajya ku ruhande byari ibintu barimo biga bya tactique byinshi ariko ngo Vinyinu ntimutungurwa akimye match ya APR ngo biri na likely ko yaba ari we mukinyi mushya uhawe amanota menshi mu myitozo ya mbere ya tactique yakozwe abo yahinduranyaga rero ni bande abo yagiye ahinduranya undi ngo watinzemo ni Yannick Bangala uyu musore muto Kirembi yagiye atanga umwanya akuri Emery na Rushema izindi mpinduka yakoze ngo yagerageje gukinisha Richard gatandatu Kitoga kajya imbere Kitoga nigeze ava mu ikipe ya mbere Kitoko ubwo akava muri ikipe ya mbere Richard akajya gatandatu Abeda akajya 8 Kitoga akajya mu ikipe ya mbere ku 10 izo ni izindi mpinduka yagerageje izindi mpinduka yagerageje nukuzana Likao kuri gatandatu agashyira Bedi ku 10 Kitoga ngo n'iminota 2 ya nyuma nibwo bamukuyemo ndakubwiza ukuri ko abantu amasomo yigiweyo nuko umutoza afite ikizere Kitoga cyane ku buryo erega biranumvikana none se Richard na Kitoga mukinnyi yasanze akina kandi akina neza n'abafite ikizere Kitoga yagize amahirwe ariko si n'amahirwe ni wowe wabikoreye umutoza mushya aza muri Rayon Sport umwana ari muri prime time ari mu bihe bye byo kwitwara neza tsinda ba man of the match Abedi rero umutoza yaje kumubwira ngo Abedi ngo ni izina rikomeye ngo yanyuze na hariya ntabwo abakeneye kubyumva kandi ari umukinnyi asanzwe ukina kandi akina neza na Richard umukinnyi muwe cyane muri ibyo bintu tuvuze murumva ko Gloire tutamwumvisemo umukinnyi witwa Gloire yaje gufata umwanya wa Vinyinu ku ruhande ariko Gloire ashobora kuba arimo abarirwa muri batatu b'imbere gusa amakuru ahari nuko iyi ni imyitozo nakwita ya mbere nagira acayuka neza nejo twababwira izindi mpinduka twebwe Adama Bagayogo ibyo gutizwa byarangiye Adama Bagayogo agiye gusubira i Bamako bamurekuye cyangwa buriya naje kumenya amakuru ntari mfite Adama Bagayogo yasinye Rayon Sport amasezerano y'imyaka 4 ariko ayo masezerano ameze nka kwa kunumva ngo ikipe yo muri Kongo ngo yatije umukinnyi Burundi wajya kumugura i Burundi ugasanga hari ikipe muri Kongo ugomba kwishyura buriya ngo yari muri Rayon Sport kintizanye nanjye narikanze nabane ko ni gute umwana wo muri Maru ufite talent nk'iyi club ye yamugurishije muri Rayon kuri iyi myaka nta na recruitment nta kintu kimwe bamutangiye ubu kuri iyi myaka kandi bari abantu baba bakinnyi baba baranyuze mu mashuri Adama Bagayogo rero ngo centre ye ntabwo yine equipe mu byiciro centre ye ngo na management ye ngo yavuze iti natahe tumushakira indi kipe ibyo bintu byo kumutiza ntabwo tubishaka uwo mukinnyi nawe aratandukana na Rayon Sport nta gihindutse uyu munsi baratandukana ntacyo bahana Rayon Sport ikisabwa no kumwishyura salary kwa 12 bakamuririzinga takigendera anatahe nawe ajye kureba uko bimeze ajye kwitekereza haruhuke Kigali uzadushakira ikintu umwana yazize kuko Adelaide ubwo yakimenya mbere imbaraga Adama yari afite Kanyeza arakize Adama Bagayogo umushyizemo asimbuye
baro arayisunika rimwe n'imoso amashoti yagiraga. Yaribuka interview ya Yves Rwasamanzi avuga ngo nge mu ndinde bamuhire Kevin tujye umukinnyi muri Rayon Sport nera ubwoba nadamu barigarutse byago bimeze bamushyiramo ku munota 60 akaza kamera nk'ukinyi akabakinnyi bakaba iminota ya mike yarishe Kiyovu Sport Nyamirambo murabyibuka atsinda 2 imirabyo papa none Adama Bagayogo Adelaide araducukurikiranira tubwire uko byagenze ariko mubyo nibinkiraho ngabo sindizi icyo yabaye ntacyo ukeka se undi usigaye yari yaramubyimbanye yitwa Pavel Nzira, umwana w'i Brazzaville. Pavel Nzira ibije biracyakomeye na Rayon Sport. Ese ubundi akora tize? Oya, nawe ntabwo ari akora tize. Abo bose ntabwo bakora. Sefejo yagiye mu nzofe baramubwira ati ta cyo kuganira n'ubuyobozi. Ati hano uri hano kandi wakwiye kuba uri kuri biro. Aha, Pavel Nzira gute none Kayiranga. Pavel Nzira arimo araka ayasigaye kuri Recritoma kuri miliyoni 20 bari bamwemereye ntago bazimuhaye zose. Hanza ngo harasigaye nka saba. harayasigaye Yarayakeneye yagomba gufata ya ahari. ndetse akanaka saleri cyangwa se imishahara y'amezi asigaye yose uko ari 6 kugira ngo umwaka urangire yasinye. Rayon Sport ikamwemerera ko yakamuhaye yasigaye, ikamubwira ko yakamuhaye amafaranga yasigaye ya kuri Recritoma ikamuha n'ukundi kwezi ukwa mbere ukomeze nk'uko imperekeza nk'uko imperekeza. uvuga ngo Rayon Sport ubu nta kirarane ibereyemo abakozi kwa 12 ubwo bamuhemba kwa 12 bakamuha n'imperekeza y'ukwa mbere. Ibyo bintu byose hamwe ngo babimwishyuye byagenda bikagera hafi muri miliyoni 16 akayanga se uko nabyumvise. Oya ahubwo Rayon Sport ntishaka kubimo miliyoni 16 kandi Efurema avuga ko bamuha amafaranga asigaye kuri Recritoma izo miliyoni 7 niba arizo koko bakamwishyura ukwezi kwa 12 bakamuha n'imperekeza y'ukwezi kumwe. Oya ubwo je navugaga mu gihe yakuvugaga yose amezi 6